uyu munsi tugiye kuganira ku ngaruka 10 zo gukuramo inda ku bakobwa cyangwa se no ku bagore, gusa ahangaha turibanda by'umwihariko ku bakobwa. Izi ni ingaruka ziba igihe cyose ukuyemo inda mu buryo butizewe cyangwa se mu buryo bubi. Aha bishatse kuvuga iki? Ni ko gukuramo inda wifashishije imiti runaka, ugakuramo inda ugiye mu bavuzi ba gakondo bitari uburyo bwo kwa muganga ngo abaganga bagukurikirane. Izi ngaruka ngiye kuvuga haruguru byanga byakunda uba ugomba guhura nazo. Exception ihari ahangaha cyangwa se icyitonderwa ni uko iyo bikorewe n'abaganga nta zindi ngaruka bikugiraho cyangwa se nta zindi ngaruka zihaboneka, ariko iyo ubyikoreye cyangwa se ukabikorerwa n'abaganga ba gakondo cyangwa se ukabyikorera ukoresheje iyi miti bagenda babanga ibi bikuramo inda, byanga byakunda izi ngaruka uhura nazo. So ingaruka ya mbere, kuba ingumba niyo ngaruka duhereyeho. Iyo umuntu yakuyemo inda haba hari amahirwe menshi ko atazongera kubyara, nka 50%, 70%. Iyo 30 isigaye iyo 30 isigaye aba ashobora kugira ute kuba yabyara. Indi ngaruka ya kabiri, indwara zandurira mu myanya ndangagitsina. Iyo ubikoze cyangwa se ukabikorerwa nabi, haba hari amahirwe menshi y'uko hari izindi infection uri buze kwandura hanyuma y'uko umaze gukuramo inda. Ibyo ngibyo ntuzajya ugiye gukuramo inda uzajya utekereze kabiri, uhitemo kubyara cyangwa se uhitemo kujya kwa muganga babigukore mu buryo bwemewe. Indi ngaruka ya gatatu, ububabare bukabije. Iyo umaze gukuramo inda ushobora kugira ububabare buhoraho cyangwa se bukomeza budahagarara. Ububabare bukamara igihe kirekire, bikazajya uhora uribwa no mu nda, haca wenda nk'amezi nk'atatu bitaba, bikongera bikaba birabaye, ukaribwa nanone, ukongera ukaribwa cyane. So rero iyi ngaruka ya gatatu abantu benshi ntabwo bari kuyumva neza, ariko abantu babyaye bo barabizi. Kuri ubu wumva igise kirimo kirakurya, niba ukuyemo inda iki kibazo ushobora kuba wahura nacyo bitewe n'aho wabikoreye cyangwa se n'uburyo wabigukoreyemo. Niba wabigukoreye nabi ushobora guhura n'iki kibazo cyo kuzajya ukunda kuribwa cyane. Ingaruka ya kane, kwangirika kwa nyababyeyi, ari byo byunganira ingaruka ya mbere. Iyo nyababyeyi yangiritse 99.5% uba ugomba kutazabyara, kuko n'ubundi umuntu abyara ari uko nyababyeyi ikiri nzima. Iyo yangiritse rero ntabwo ugomba kuzabyara. So rero niba ugiye gukuramo inda uba ugomba kwitonda ukagenza gakeya, kuko n'ubundi ujya kubikora nta muntu mwarajyanye, uba ugomba kugenda gakeya. Wakumva wamaramaje kuko ugiye kwica urwo ruhinja cyangwa se ugiye kwica uwo muziranenge, ukagenda ukabikorera kwa muganga. Kubera ko iyo ubikoreye mu giturage cyangwa se ku bantu batizewe, haba hari amahirwe menshi y'uko nyababyeyi iri buze kwangirika, kandi iyo yangiritse birangira utabyaye, ugasanga ugiye no gushaka umugabo azi ngo ashatse umuntu muzima kandi kumbe ashatse igisenzegeri. Ariyo mpamvu babisobanuye ngo witonde niba ugiye gukuramo inda. Ingaruka ya gatanu, kubura cyangwa se kugira ibibazo by'imihango. Turacyari ku bakobwa ntabwo turi ku bagore, kuko abagore n'ubundi nusika bafite n'abana wabigeranya nko kuboneza urubyaro, ariko nabyo ntabwo ari byo, ko ntabwo waboneza urubyaro uri kwica umuntu. Inda wayisamye biba ari byiza ko wibyara. Aho ngo rero ugire n'igihe cyo kwisama, byaruta ukaboneza urubyaro. Aho ni ku bagore bafite ingo, ariko ku bakobwa haba hari icyitonderwa. So rero ahangaha
biba ari byiza ko wirinda, niba ari agakingirizo ukagakoresha, byanarimo wabona wararumbye nyine byaragucanze, ugakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kugira ngo wirinde gusama. So ahangaha iyo ukuyemo inda, nyuma yaho ushaka kugira ibibazo by'imihango ikazageza nabi cyangwa se nk'izi ukayibura. Iyi ngaruka rero nayo iboneka iyo wakuyemo inda. Aha tugeze ku zindi ngaruka 5 zijyanye no mu mitekerereze cyangwa se n'ubwonko. Kuko gukuramo inda ntabwo bigira ingaruka gusa ku mubiri no ku bwonko bikoraho. Ingaruka ya 6, guhungabana mu mitekerereze. Hari benshi bajya nyine bajya gukuzamo inda cyangwa se bakuramo inda ugasanga ibitekerezo byarahungabanye, yagize ihungabana mu mitekerereze. Ikintu acyumva, yakibuka igihe byabereye, yakibuka umunsi byabayeho, yakibuka ukuntu yatakaje umwana we, akaba agize ihungabana. Niyo mpamvu yo ufata icyo cyemezo cya somnolence ugomba gutekereza kabiri kandi ugatekereza kure, ugatekereza birenze none ahangaha kugira ngo utazahura n'ikibazo cyo mu mitekerereze. Ingaruka ya 7, guhorana ubwoba n'ikimwaro. Umuntu wakuyemo inda hava akagera ahorana ubwoba n'ikimwaro. Niyo akundanye n'umuntu cyangwa se niba uri umukobwa akunda n'umusore uzi neza ko wakuyemo inda, uhorana ikintu ku mutima uvuga ngo namenya ko nakuyemo inda aranyanga. Ubwo si ubwoba. Ikindi, waba uganira na bagenzi bawe cyangwa se n'inshuti zawe, kumva zirimo zirivuga gutya ati ngiye gutya n'intwita, wakibuka ko wayikuyemo, nyine ukumva ugize agahinda, ukumva ugize ubwoba, nyine bene abo bantu bahorana ubwoba. Kandi ko wakuramo kuri iyi ngingo ya 7. Tugeze kuri ingingo ya 6, tugeze ku ngingo ya 7 cyangwa se ku ngaruka ya 7, ya 8. Abantu bakuyemo inda kenshi bakunda kugira ibitekerezo byo kwiyahura. Ingaruka ya 8, kwigira inama yo kwiyahura. Abantu bakuyemo inda bitewe n'ibyo twavuze hasi byose: kubura urubyaro, kwangirika kwa nyababyeyi, kugira agahinda gakabije, kugira ikimwaro, ibi byose byamuteraniraho. Hari uwo kimwe muri ibi bimenyetso byose kibaho kikaba ari kimwe, hari n'uwo biteraniraho byose. Rero byose byamuteraniraho bigahita bibyara iki kimenyetso cya kangahe? Cya 8. Akaba yagira igitekerezo cyo kwiyahura. Kwiyahura biri mu buryo bwinshi. Hari ukwiyahura wiyica ugapfa burundu, ugacaho. Hari ukundi kwiyahura wiyahuza ibiyobyabwenge, wiyahuza ibindi bintu nyine ukabona ko ibyo uri gukora ari ubwiyahuzi. Kubera iki? Kubera za depression, kubera ihungabana ry'uko utazabyara, uko nyababyeyi yangiritse, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero murabyumva ko igitekerezo cyo kwiyahura, ibi byose byaguteraniyeho ntabwo cyabura. Twagiye ku cya 9, kwiheba ndetse no kwiyanga. Abantu bakuyemo inda bakunda kwiheba ndetse akiyanga, akumva ko nta muntu ukimurimo, akumva ko nyine ibintu kwiheba, akagira kwiheba ati ubu nzabona umugabo we, ubu nzabyara. Uko yamaze gukuramo inda atangira gutekereza nzabyara se, ubu si nzabona umugabo, ubu si bla n'ibindi byinshi. Ubwo rero kwiheba no kwiyanga ntabwo byabura. Iyo ngaruka ni ingaruka ya kangahe? Ya 9. Twagiye ku ya 10 ya nyuma, depression. Abantu bakuyemo inda abenshi bakunda kugira amadepression. Gute ashobora kuyikuramo uyu munsi kugira ngo aramire ubukwe wenda yari afite cyangwa se yendaga gukora mu minsi iri imbere, yamara gushaka agahita abura urubyaro. Depression igahita imufata cyangwa se ikamufata atarashaka. Ati ubu nzabyara cyangwa se, mbese ni agahinda gakabije. Depression ni agahinda gakabije.
agatewe n'iki na rizati zavuye muri bya bindi byose twavuze haruguru. Ndabakunda cyane rero, mwirinde. Niba uzi neza ko ugiye gukuramo inda, making sure ko wafashe umwanzuro wa nyuma